reka ngusuhuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane. Nanone reka tubonera kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Inshuti mukundwa rero, nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni impanuka ikomeye cyane ibereye mu karere ka Karongi, aho iyi mpanuka mu makuru twabashe kuba twamenya bivuga ko imaze guhitana ubuzima bw'umuntu ndetse n'abantu babiri bandi bari kumwe n'uyu muntu, nabo bakaba bahise bahasiga ubuzima. Tukimara kumenya ibyo makuru rero, twararanganije amaso mu binyamakuru bigiye bitandukanye byabashe kuba byakwandika kuri iyi nkuru kugira tuze gusobanukirwa neza ibyo makuru yakomeje kugenda agaruka hano muri kano karere ka Karongi. Rero natwe tukaba tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru yababaje benshi hano muri kano karere ka Karongi. Ni inkuru yakomeje kugenda igaruka haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, benshi bakaba bacitse igikuba muri kano karere ka Karongi, aho iyi mpanuka yaje kuba yabera, dore ko ari imodoka yo mu bwoko bwa fuso nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Muri wowe ushobora kuba uhise wibaza uti se iyi mpanuka yaba yatewe n'iki? Uti nanone se ubuyobozi bwa kano karere ka Karongi bwaba bubitangazaho iki? Nanone ukaba wibaje uti se ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda ryo ryaba ryatangaje iki kuri iyi mpanuka? Byose rero ugiye kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none. Icyo tugusaba ni ukudutega amatwi kaza kugera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze kuza gusobanukirwa neza ibyo makuru akomeje kugenda agarukaho hano muri kano karere ka Karongi. Iyi mpanuka bivuga ko ije kuba yahitana ubuzima bw'umuntu umwe, abandi babiri bari kumwe n'uyu muntu bakaba nabo bakomeretse bikomeye, aho bajyanwe mu bitaro bagiye kwitabwaho. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bishengura imitima y'abatari bacyano muri kano karere ka Karongi, by'umwihariko mu murenge wa Rubengera, dore ko ariho iyi mpanuka yaje kuba yabera. Benshi rero bakaba bacitse ururondogoro bakimara kubona buryo ki iyi modoka yavuye mu muhanda ikamanuka munsi y'umukingo nko muri metero 15, ndetse bikaba binagaragara ko yashwanyaguritse ku buryo bukomeye cyane. Natwe rero tuje kugira tugezeho update y'iyi nkuru usobanukirwe neza icyaba cyateye iyi mpanuka nk'uko amakuru akomeje kugenda abigarukwaho. Icyo tugusaba ni ukudutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru ukaza gusobanukirwa neza imvo n'imvano y'iyi nkuru ikomeje kugenda igaruka hano muri kano karere ka Karongi, by'umwihariko muri uyu murenge wa Rubengera. Iyi mpanuka bivuga ko ihitanye umushoferi wari utwaye iyi modoka yo mu bwoko bwa fuso, dore ko iyi modoka ngo yari iturutse mu mujyi wa Kigali ijyanye ibicuruzwa muri kano karere ka Karongi. Mbere y'uko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka tukwisabire niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntibibagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification zigeze kugeraho uri mu ba mbere. Ni ibintu byoroshye cyane, reba munsi ya video yawe urabona ahantu ndetse subscribe cyangwa se sabone, ubundi hakane ntibagirwe gukanda ku nzogera nitujye dushyiraho amakuru ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu. Kora share cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira tubone uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Nk'uko twagusezeranije kuzajya tukugezaho update z'amakuru yose avugirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ayaba avugirwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu rero kano kanya tuje kugira ngo tukugezaho update z'iyi nkuru ikomeje kugenda ibabaza imitima y'abatari bacyano muri kano karere ka Karongi. Iyi mpanuka yo mu y'imodoka yo mu bwoko bwa fuso yatanye umuhanda ikarenga umuhanda igahirima hafi metero 15 uvuye ku muhanda, dore ko binavuga ko yaje kuba yashwanyagurika, gusa umushoferi wari uyitwaye we akaba yahise ahasiga ubuzima, ubundi abandi babiri bari kumwe nawe bakaba bakomeretse bikomeye cyane, aho bagiye kwitabwaho mu bitaro by'akarere ka Karongi. Ni inkuru rero yakomeje kugenda igaruka mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Turi gusaba rero kudutega amatwi kugira ngo uze gusobanukirwa byose imvo n'imvano y'icyaba cyateye
iyi mpanuka nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Muhaye ikaze. Nk'uko twari tubikomejeho rero, ni inkuru yakomeje kugenda igarukwa haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndetse iyi nkuru ikaba yababaje abatari bakeya mu karere ka Karongi, by'umwihariko mu murenge wa Rubengera, dore ko ari impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa Fuso yari itwaye ibicuruzwa ibivanye mu mujyi wa Kigali ibijyanye mu karere ka Karongi, yagera hano mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera igakora impanuka aho yahanutse umuhanda ikarenga muri metero zigera muri 15 uvuye ku muhanda, ndetse iyi modoka bikaba binagaragara ko yashwanyaguritse kuko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu. Iyi mpanuka rero ikaba yakomeje kugenda igarukaho cyane, dore ko amakuru anatangaza ko umushoferi wari utwaye iyi modoka we yaje guhita ahasiga ubuzima, abandi babiri bari kumwe nawe nabo bagakomereka bikomeye cyane, aho bahise bajyanwa kwitabwaho mu bitaro by'akarere ka Karongi. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho rero, mu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi habereye impanuka y'ikamyo ya Fuso yari ipakiye ibicuruzwa ibivanye mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Karongi. Iyi mpanuka yabereye hagati y'ahitwa ku Rutare Rwandaba no mu isantere ya Rubengera mu gitondo cyo kuri wa 11 Gicurasi 2024. Iyi Fuso yari ipakiye ibicuruzwa birimo kawunga, umuceri, amavuta, yarenze umuhanda iri barangura ihitana Nzamurambaho Emmanuel w'imyaka 53 wari uyitwaye. Batatu bari kumwe nawe barakomereka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba SP Twizeye Bonaventure yabwiye itangaza amakuru ko bataramenya icyateye iyi mpanuka, ati iperereza riri gukorwa kugira ngo hamenyekane icyateye iyi mpanuka kuko yabaye mu masaha ya nijoro, n'abakomeretse tukaba tutari twavugana nabo ngo babe batubwira uko byagenze, dutegereje ikizava mu iperereza. SP Karekezi yihanganishije umuryango wa nyakwigendera avuga ko mu bikunze gutera impanuka harimo uburangare bw'abakoresha umuhanda ndetse no kudasuzumisha ibinyabiziga byabo ndetse no kutaruhuka bihagije, akenshi ngo bikaba ari byo bikomeje kugenda bitera impanuka za hato na hato, aho yakomeje agira ati impanuka nyinshi kuzirinda birashoboka. Ubutumwa twaha abakoresha umuhanda, icyambere niba uri umushoferi ukwiye gusuzumisha ikinyabiziga cyawe ukirinda gutwara ufite umunaniro. Igihe wumva ufite umunaniro ugaparika ku ruhande ukabanza ukaruhuka, ubundi wakumva umaze kuruhuka ukongera ugafata urugendo ugakomeza urugendo rwawe. Abakomerekeye muri iyi mpanuka bakaba boherejwe kuvurizwa mu bitaro bikuru by'akarere ka Karongi, ndetse n'umurambo w'uyu mugabo waje guhitanwa n'iyi mpanuka ukaba wajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya kano karere ka Karongi. Nguko ngayo rero amakuru yakomeje kugenda agaruka hano muri kano karere ka Karongi. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tukwisabire ukanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, hano ntibagirwe ukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru ujye uyakurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe ukora like kujya hasi muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira tubone uburyo dukosora tujye twizaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru uyizewe cyane. Wakoze kubona natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.